data umwami Yesu nashimwe. Ni mwene so Evangeliste Ernest ugusuhuje aho uri hose. Ikiganiro ni weekend n'Imana nkuko tumaze kubimenyera. Benshi banyandikira bambwira ko iki kiganiro bagikunda, hari abampamagara bambwira ko cyabagiriye umumaro. Nta kintu twarutisha Imana, nta kintu warutisha kuba imbere y'Imana, nta kintu warutisha gusenga, gufata umunsi wo kuwa gatandatu ukibuka Yesu, ukibuka umwami wawe, gufata umwanya ukaba imbere y'Imana, kuwa gatanu ukibuka Yesu, kuwa gatandatu ukibuka Yesu, ku cyumweru ukibuka Yesu. Ni iby'agaciro. Dawidi niwe wavuze ngo umunsi umwe ari imbere y'Imana biramurutira iminsi 1000 ari ahandi. Kandi ngo kuba mu ihema, mu marembo y'ihema ry'inzu y'Uwiteka Imana ngo byamurutira kuba mu tubara nk'inzoga, mu mabuwate de nuit. Natwe rero ntacyo twarutisha kugendana n'Imana. Aho uri mu nshingano zitandukanye, uvura abarwayi, ukumva ikiganiro weekend n'Imana, ukabana n'Imana. Aho uri mu mipira itandukanye, mu ikipe ukinamo aho mwagiye, inzira urimo ugenda ujya kurangura, mu isoko, weekend wafashe umwanya wo kuruhuka, aho twumva wicaye ufura. Ni byiza kumva ikiganiro weekend n'Imana. Guhaye karibu rero, nkwibutsa kongera kwiyandikisha ku kiganiro niba utarabikora, kuko ibiganiro bica kuri iyi channel ni byinshi. Hari iki cyitwa weekend n'Imana, hari ikiganiro gitambuka buri wa mbere, buri gitondo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Hari ibiganiro byo ku cyumweru, byose uzajya ubisanga kuri iyi channel, aho tuvuga ubutumwa kuri tele, tuganira n'abantu ijambo ry'Imana. Hari n'ibiganiro bitandukanye bikungura ubumenyi ku ijambo ry'Imana, ubushakashatsi butandukanye. Ibyo byose uzajya ubisanga kuri iyi channel. Icyo tugamije ni ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, tukabwira abantu ubutumwa. Njya nkunda kubibwira abantu mu isomo rya theology, haba ikiganiro cyangwa se isomo ryitwa ngo systematic theology, rivuga ngo tubwirize abantu tubahindura abigishwa ba Yesu. Ikigukwiriye ni ukuba umwigishwa wa Yesu, ni ukuba umuntu uhindutse, wambaye imbaraga z'umwuka wera. Idini ugomba kugira aho ubarizwa na aderese, ukabatizwa, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ku isonga ukakira Yesu guhindura, ukaba umuntu mushya. Natinze rero naguteguriye ikiganiro cyiza cyane, kiryoshye, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo icyo turusha abandi. Twebwe bande, abandi bande. Twebwe abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, tugahabwa imbaraga z'umwuka wera, ni iki turusha abandi? Abandi ni abahe? Ni abantu batarakizwa ngo bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ukinyumva, ucyumva iki kiganiro, ndagushishikariza nawe kubatizwa, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko biraryoshye. Tugiye kuganira rero ku nsanganyamatsiko yitwa icyo turusha abandi. Nguhaye karibu, turaganira ku ijambo ry'Imana. Ndaguha ubuhamya bugufi duhite twinjira mu ijambo ry'Imana. Nguhaye ikaze, ni karibu. Fata Bibiliya yawe yo muri telefone cyangwa Bibiliya utunze mu rugo niba uri mu rugo, tuganire ku nsanganyamatsiko yo gushaka kumenya icyo abantu bakijijwe bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, abantu bakijijwe bakakira umwuka wera, bakakira Imana muri bo, ni iki turusha abandi batarabikora. Karibu, karibu. Nkuko nabikubwiye rero, njyewe navukiye mu rugo rw'abantu basenga. Data na mama basenga, ndabatizwa mu itorero. Maze kubatizwa mba mu itorero, Imana yarampaye impano zo gucuranga ingoma, gitari, senti, kwandika indirimbo, gutoza abaririmbyi. Ariko umunsi umwe Imana iza kumpa andi mavuta y'umwuka wera, imbwira bimwe mu bimenyetso rero yavuze muri Bibiliya, rivuga ngo dore ibimenyetso bizagendana n'abizera n'ibi: bazirukana abadayimoni, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Umunsi umwe rero natangajwe nuko nanjye, umuntu wari umaze imyaka myinshi mba mu itorero, naje kurambika ikiganza ku muntu, nta nakimurambitseho. Icyo gihe mbona umuntu arakize. Nari sanzwe nkorera muri logique, mu kuririmba na logique, wasanga nawe ukigendera muri logique gusa.
nkaba nzi ko umuntu urwaye umutwe anywa paracetamol, nkaba nzi ko umuntu utameze neza ajya kwa muganga. N'ubu ngubu simbihakana, umuntu utameze neza agomba kujya kwa muganga. Ariko nabonye igitangaza, umunsi umwe umuntu aravuga ati njye ndarwaye, avuga n'indwara arwaye, aravuga ati kwa muganga bayemeje, agaragaza na ordonnance medicale bamuhaye. Ndangije numva ijwi, umuntu ufite umwuka wera yumva ijwi, kumva Imana ivuganye nawe, rirambwira ngo kujya kwa muganga ntubihindure, kuko umuntu urwaye agomba kujya kwa muganga. Twese twarize n'abatarize turabizi ko umuntu agomba gutunga mituweli, yarwara akajya kwivuza, nta nubwo tubihindura, ni ihame. Ariko numva iryo jwi rirambwiye ngo hari icyo navuganye nawe ku barwayi, ku mwuka wera naguhaye atari uw'ubwoba no kwihisha, uzajya usengera abarwayi bagakira. Uwo muntu rero muhamagara umurambikaho ibiganza. Ndangije ndamubwira nti yego, ejo uzajye kwa muganga nk'uko ufite na ordonnance medicale bikwemerera muri CHK, ariko uyu mugoroba uze kuza ku rusengero aho dusengera, nkurambikeho ibiganza. Numvise ariko Imana imbwira, ntawamenya. Arangije araza, murambikaho ikiganza ku mutwe. Yari afite umutwe w'igikatu ku buryo adashobora guhaguruka, atagenda, ari gufatwa na pararizi, umunwa we wavuye mu mwanya wawo. Uwo muntu araza, murambikaho ikiganza, asoma ijambo ry'Imana ngo ibimenyetso bizagendana natwe turiho umwuka wera n'ibi, tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo kira mu izina rya Yesu, akira gukira. Ndangije ndamushimira ko yitabiriye amasengesho, ndamubwira ntatahane kwizera ko Imana ikiza. Ubundi afata ordonnance medicale yarataha, ategereje ko mu gitondo nk'uko dogiteri yamuhaye appointment cyangwa rendezvous azajya kwivuza. Igitangaje rero, yabyutse mu gitondo nta mutwe akirwaye, abyuka mu gitondo nta binya gifite, abyuka mu gitondo umunwa we wagarutse mu mwanya wawo. Uwo muntu arangije yandika ku rubuga rwa WhatsApp duhuriraho rw'abanyamasengesho, arambwira ngo ya masengesho twasenze Imana yakoreyemo irankiza. Haleluya! Nahise mbona ikimenyetso. Niba ugendana n'Imana uzemezwa n'ibimenyetso by'ibyo Imana ikora igukoresheje. Mpita mbona ikimenyetso buri iki cyumweru ndangije ndi kukwigisha transformation, nkakubwira ko umwuka wera akora ibitangaza. Ntabwo ari igipindi, ni Imana niboneye n'amaso yanjye. Hari indirimbo tugira muri korali ndirimbamo yitwa Simos, ivuga ngo iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, ngo nuko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Burya Uwiteka Imana ikintu kikwereka ko yakoranye nawe ni ibimenyetso. Njya nkunda kubwira abantu ngo Imana iguhamagara utuje uri gusenga, ariko bigasoza iguhaye kuvuga. Imana yampaye amagambo yo kubwira abantu. Nifiteho ibimenyetso byinshi bigera nko muri 50 bigaragaza ko Imana yaduhaye mwuka wera utari uw'ubwoba no kwihisha, naho gukora ibitangaza. Uyu munsi ninashatse kuguhamo kimwe gusa kigaragaza ko Uwiteka Imana atanga impano yo gusengera abantu bagakira. Utanza kubwira ukuntu Uwiteka Imana atanga impano yo kubwiriza. Umuntu wari ucecetse, umuntu usanzwe utavuga mu buzima busanzwe, akagira umunwa akavuga amagambo menshi afitiye abantu akamaro, ahindura abantu. Nguhaye ikaze rero mu kiganiro Weekend n'Imana, aho ngiye kukubwira icyo turusha abandi. Birahari byinshi, twabonye agakiza, tuzajya mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ko kuba ufite amafaranga menshi, kuba ufite imodoka nyinshi, ufite imitungo myinshi, ufite umwanya ukomeye w'akazi muri leta no muri private sector, ntabwo byatuma umuntu akira. Ahubwo n'abadayimoni babikwicana, wabirembana, warwara kenshi ukivuza mu mafaranga menshi. Ariko Yesu akiza indwara, Yesu atanga amahoro yo mu mutima. Ni karibu rero mu kiganiro Weekend n'Imana, nkubwira icyo turusha abandi. Kujya muri Yesu byakugira uw'agaciro, ugata ubusazi, ugata umwanda. Yesu akura umuntu mu mwanda akamusirimura. Mana ishimwe. Ugasa neza, ukava mu nzoga. Ibyo leta yirirwa ihiga mu mazikinga ukabisimbuka, ukaba uw'agaciro, ugakira ubusambanyi. Imana ikiza indwara zitandukanye. Imana itanga ubuzima. Wari umutinda akabaho. Ntabwo ubukire ari ubw'abantu bamwe gusa. No muri Kristo Yesu habamwe ubukire, habamwe isumbwe kuzajya mu ijuru. Guhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo icyo turusha abandi. Ni karibu, fata Bibiliya, reka dushyiremo agapoze ko gufata Bibiliya, ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana, turebe icyo abantu bakijijwe muri rusange turusha abandi. Icyo abantu bakiriye Yesu bakabatizwa turusha abandi. Icyo umuntu ufite umwuka wera arusha abandi ni iki?
hari na korari yabiririmbye mu Gatenga iravuga ngo twebwe icyo turusha abandi. Ndaje nkuganirize ku ijambo ry'Imana nkubwire ibintu turusha abantu batarakizwa. Niba uri kutwumva utarakizwa uhawe karibu, ni karibu. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 9. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 9. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'umwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu mucyo wayo w'igitangaza. Akira neza ijambo ry'Imana. Maze iminsi mbwira abantu ibintu 3 nkunda kugenderaho. Ikintu cya mbere, nkunda ikintu cyitwa kwisobanukirwa. Kwisobanukirwa bikurinda gukora ibyo abandi bakora bidahesheje Imana icyubahiro, no kudakora ibyo ubonye byose. Icya kabiri, gukora ibyo Imana ishaka. Icya gatatu, kubera abantu umugisha no kubera Imana uw'umumaro, ntijye yicuza icyo yakuremeye. Iri jambo rero dusomye rinyibukije ko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Iyo twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu rero, ntabwo turusha abandi amahirwe kubera ubwenge, ntabwo turusha abandi amahirwe kubera amafaranga cyangwa inkomoko n'imiryango tuvukamo. Oya, icyo turusha abandi ni impano n'umugisha twahawe n'Imana kubw'ubuntu bwayo. Imana ishimwe, Yesu ahimbazwe. Ikintu cya mbere rero turusha abandi ni uko tugira amahoro ava ku Mana. Umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we, yaba yariye aba afite amahoro, yaba atariye aba afite amahoro, yaba arwaye aba afite amahoro, yaba atarwaye aba afite amahoro. Iyo usomye Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 ku murongo wa 27, hari amagambo Yesu yasize atubwira, aravuga ngo mbasigiye amahoro, atari nk'uko ab'isi batanga. Abantu benshi muri iyi si niwitegereza uzasanga bafite ubutunzi, ariko badafite amahoro yo mu mutima. Umukristo nyakuri rero ashobora guhura n'ibigeragezo Imana yabyanditse ngo bicemo, hari icyo ishaka kukwigisha cyangwa ishaka kukuremeraho amashimwe, abantu bakazabona ko ufite Imana. Ariko igihe cyose umuntu usenga usanga afite amahoro, kuko aho tunyura hose n'ibyo ducamo byose tuba tuzirikana ko Imana iri kumwe natwe. Isomo dukuramo ni irihe: amahoro ya Kristo ntaterwa n'ibintu dufite, aterwa no kubana na Yesu. Kubana na Yesu, Papi Keleva aherutse kubiririmba, iteka mu ijuru bidutera umunezero. Ukajya ugenda mu isi ariko wumva no mu ijuru ubayo, kumva nta dayimoni yaguhangara, kumva nta cyaha cyaguhangara, kandi ukaba uzi ko igihe cyose waba utakiri mu isi waba wimuwe. Umuntu wizeye Kristo ntapfa, arimuka. Iyo tutamufite mu isi aba yimuwe, yajyanywe mu ijuru guhembwa. Ikintu cya kabiri turusha abandi nyuma y'amahoro yo mu mutima ni ukugira ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka. Nibyo Yakobo yanditse, aravuga ngo mwene data ufite Yesu yishimire ko afite isumbwe, niyo ataba afite amazu cyangwa amamodoka n'ibindi. Isumbwe ni uko uyu munsi uriho ukaba ufite amahoro, kandi na nyuma y'ubu buzima bwo mu isi mu ijuru ukazabaho ufite amahoro. Ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka ari nacyo gihembo nyamukuru cyo kuzabana n'Imana. Aya magambo twayasoma muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niba wifuza kuzabaho iteka ukagira ubugingo buhoraho, ngo urw'urukundo rwa Yesu ugomba kwakira. Abizera Kristo dufite ibyiringiro ko urupfu atari iherezo. Uko tujya guherekeza abantu urusororo n'ahandi si iherezo, ahubwo ni inzira ituma tugera ku bugingo buhoraho. Ibi bigatuma tudacika intege mu bihe bikomeye. Isomo twakuramo ni irihe: ibyiringiro by'umukristo bishingiye ku masezerano y'Imana, si ku mbaraga z'umuntu. Mu biganiro biri imbere nzakuganiriza ukuntu isanduku y'isezerano yakamije Yorodani. Bishushanya ko ibibazo byose wahura nabyo ufite amasezerano y'Imana ntacyo bivuze. Muri Yesu rero niho haba amasezerano y'Imana. Utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ngo ubatizwe wakira agakiza,
nta masezerano rwose. Ikintu cya gatatu turusha abandi ni ukugira umwuka wera utuyobora. Nabibwiye abantu kenshi, ntabwo mu nzoga haba umwuka wera, ntabwo mu busambanyi haba umwuka wera, mu kwiba ntihaba umwuka wera. Niyo mpamvu abantu twakiriye Yesu tugakizwa tugira umwuka wera utuyobora. Wa mwuka wera ukora imirimo ikomeye. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo niwe wemeza abantu. Umwuka wera yemeza umuntu akihana, kandi n'urukiko rwaramwinginze ngo yihane rumubabarira akanga. Umwuka wera yemeza umuntu akavuga ibyo yakoze ntawe umukubise. Umwuka wera yemeza abantu agakiza umurwayi. Ugasengera umuntu agakira, umwuka wera akamwemeza. Umwuka wera yemeza umuntu wari waragumiwe akabona ubukwe. Ni byinshi. Muri aka kanya ndagira ngo nkubwire ko icyo turusha abandi, nawe utwumva utarakizwa, icyo tukurusha ukwiye kuza gushaka nuko iyo dukijwe tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Imana iduha umwuka wera utuyobora. Abaroma 8:14 haravuga ngo kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari bo bana b'Imana. Uyu mugabane wo kuba umwana w'Imana uwuheshwa nuko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ubundi ukakira mwuka wera. Mwuka wera akakuyobora, wirya ibi, winywa ibi, wikwambara ibi, wijyaha, ukagendana na mwuka wera. Uyu mwuka wera nkwibutse ko ariyo vitesi, nk'uko nabikubwiye mu biganiro byashize, izadutumbagiza ikirere, tukarenga ikirere cya mbere ubona n'icya kabiri, kurusha inyenyeri tuguruka dusanga Yesu. Tuzatambagira mu kirere kurusha abagendera ku ngazi. Mwuka wera twigisha, akatwibutsa ijambo ry'Imana, akaduhumuriza, akadufasha gufata imyanzuro iboneye. Imana ishimwe, ntabwo tugenda twenyine, Imana iba iri kumwe natwe buri munsi binyuze mu mbaraga z'umwuka wera. Isomo rya mwuka wera wakura muri iki kiganiro ni uko iyo twumvira umwuka wera adufasha kubaho ubuzima bushimisha Imana. Ibyo nakubwiye, Imana ikajya ibona uyifitiye umumaro, abantu mubana bakabona ubafitiye umumaro, ukaba uw'umumaro. Kuba uw'umumaro rero bitangwa n'imbaraga za mwuka wera. Umwanzuro, icyo turusha abandi si uko turi beza kubarusha, ahubwo ni ubuntu bw'Imana twahawe muri Kristo Yesu. Dufite amahoro ava ku Mana. Kwakira Yesu bitanga amahoro ava ku Mana, amahoro ari natireri kandi yizana. Udakeneye kunywa icyuma ngo kugira ngo iri joro uze gusinzira kubera ibibazo. Kristo Yesu atanga amahoro. No mu nzu y'imbohe ukagira amahoro, no mu bitaro ukagira amahoro, murimbyi yarabiririmbye, mu bucuruzi ku isoko ukagira amahoro, mu rusengero ukagira amahoro, mu rugo rwawe ukagira amahoro, no mu muryango. Magambo akavugwa muri karitsiye ukagira amahoro. Murimbyi aremba ngo no mu byago nzaririmba nda amahoro. Petero afunze akagira amahoro, agasinzira akabona ibitotsi. Pawulo na Sila babakubise ingingo zose bakagira amahoro bagasenga. Amahoro ava ku Mana ni inyungu ya mbere dukura muri Kristo Yesu turusha abandi. Ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka. Umuntu akajya agenda mu isi ariko azi ko no mu ijuru abayo, azi ko ari ikibazo cy'igihe gusa. Cy'umuzungu yise ngo it's a matter of time. Nawe uri kunyumva warakijijwe, it's a matter of time, ijuru tukaritaha. Wowe utarakizwa rero, kubabazwa ku iteka byazakugwa nabi mushuti wanjye. Ni ukwihana, gahunda ni ugukizwa. Ikindi ni umwuka wera utuyobora buri munsi. Kuyoborwa n'umwuka wera, nakubwiye ukuntu umwuka wera ari forume ihindura abantu bashya, nkubwira ukuntu umwuka wera ari shefu w'ubutasi, ukamenya amakuru, ukabaho ufite amakuru abandi batagira, ugirijwe abandi badatunze. Izi ni inyungu zo kubana n'Imana. Iki ni icyo turusha abandi. Ibyo ntibigomba gutuma twishyira hejuru, ahubwo ni ibyo kudutera gukunda abandi no kubahamagarira kwakira Yesu Kristo kugira ngo babone iyo migisha. Yesu ni umugisha, Yesu ni amahoro. Mwene data uri kunyumva, mu kiganiro cy'ejo cy'umutsima wa buri munsi nakubwiye ukuntu Pawulo nta kintu yari cyo. Intumwa Pawulo nta kintu yari cyo, ariko yakiriye Yesu akakira mwuka wera bumuvugabutumwa, agirira isi umumaro, agirira Imana umumaro. Kubaho ubuzima rero buhesha Imana icyubahiro ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ugahabwa icyo turusha abandi. Waba wanyumvise muri iki kiganiro uri mu bikorwa bitandukanye, ariko ukagira amatsiko, amashyushyu yo kumva wakizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ndagusengera ubundi uzajye ku rusengero rukwegereye,
ubatizwe. Waba warabatijwe ufite agakiza, ukaba wifuje imbaraga za Mwuka Wera w'agaciro ukora ibitangaza, akiza indwara zananiranye, ahumura impumyi, aracyakora, Imana iracyabaho, aravura indwara zitandukanye z'abadayimoni, atanga amahoro yo mu mutima, akiza agahinda gakabije, akiza irari ry'ubusinzi, ubusambanyi n'ibindi. Umwuka Wera agira umuntu muzima akamugira mushya. Turagira ngo dufatanye gusenga aho twumva uri hose ku isi yose, kuko iyi channel igera hose. Warayisubscribinzeho, ibi biganiro bikaba bijya bikugeraho. Turifuza impinduka mu bantu bakurikira iki kiganiro. Imana imara ubukene, Imana itanga akazi, nzabikubwira. Imana imara inzara, Imana itanga urugo, Imana ikiza kugumirwa, Imana ikiza akagambane. Iyo usomye Yobu 5, 12, 13, 11 uhasanga amagambo avuga ngo Imana niyo ishyira hejuru aboroheje. Kwakira Yesu byatuma Imana igushyira hejuru kandi wari uciriritse. Ngo Imana yica imigambi y'incakura. Hari abantu bajya bicara bakavuga amagambo ku buzima bwawe ngo ntuzakure, ntuzashake, ntuzige ngo urangize, uzasare. Tugira abantu benshi bagizweho ingaruka n'iby'imigambi y'incakura zibakoraho. Ariko iyo dusenze, Imana yiburizamo, Imana igatanga ubuzima, Imana ikiza urupfu, Imana iha igihugu amahoro. Haleluya. Imana iha urugo rwawe amahoro, Imana iha ubuzima bwawe amahoro. Tugiye gusenga rero isengesho muri rusange, ufatanye natwe gusenga iri sengesho no kwizera ko hari icyo Imana ihinduranye nawe muri iki kiganiro Weekend n'Imana. Mana Data uri mu ijuru, tuje imbere yawe tugusaba ngo twoherereze Umwuka Wera wawe. Turagushimira kubw'urukundo rwawe n'agakiza waduhaye muri Kristo Yesu. Haleluya. Mwami, twuzuza Umwuka Wera wawe, utuyobore mu kuri, utwongerere kwizera, duhe imbaraga zo gutsinda ibigeragezo no kubaho ubuzima buguhesha icyubahiro. Duha ubwenge, urukundo, kwihangana n'ubushobozi bwo gufasha abandi no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umwuka Wera abe muri twe. Haleluya. Atwigishe, aduhumurize, kandi atuyobore mu nzira yawe buri munsi. Dufashe kuba abahamya ba Kristo no kugaragaza imbuto zawe mu mibereho yacu. Uyu mwene data, uyu mushiki wacu batwumvise muri iki kiganiro, yifuje gukizwa. Mwambika imbaraga, ukazajya gusengerwa, akabatizwa, uzamuhe kuguma mu gakiza kawe. Mwene data twumvise mu buryo butandukanye, yisanzeho ibimenyetso byinshi bigaragaza ko akeneye izindi mbaraga z'Umwuka Wera. Musukire ku mavuta, amavuta y'ubutsinzi, yirukana uburwayi, yirukana ubukene, yirukana inyatsi, yirukana kugumirwa, yirukana icyangiro, yirukana irari n'inyota ry'ubusinzi, busambanyi, kunywa itabi n'ibindi bitandukanye. Abantu nibahinduke bumva iki kiganiro Weekend n'Imana. Ndaguhamagaye, nkwizeye kuje kubikora no kwihesha icyubahiro. Babuze urubyaro babyare, babuze akazi bakabone. Ibi byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mugire Weekend nziza, mugire umugisha n'umusaruro no guhirwa mu byo mukora. Imana ibarengere. Shalom, shalom. Kiganiro Weekend n'Imana nakagaruka naho muri Weekend itaha. Amen.